noneho muri ikindi no gushira imbaraga mu kureresha abana bacu kamvuye ngo kubareresha iri koranabuhanga yego ikoranabuhanga riraturereye ariko ribahaye ibizataninga baka kubica ku rundi ruhande kuko ntabwo risimbura ijambo ryawe mukobwa wanje muhungu wanje baby sheri shushu twatuntu aricara gusaka nure gusa gira ngo ni nayo impamvu imusibe usanga abana bacu bameze gutya barabaye bikanje oya sinibikanje ntagonda bose bakora bameze gutya ngo guhora hanze amaso kuri televiziyo guhora hanze amaso kuri abana bamwe bakuriyemo n'ubumuga basanga mwana bamuteza umusego umukozi yamuteza umusego mu by'ukuri twumva uri umubyeyi dukurikiranye ntabwo ari ubushake bwawe bitewe n'ibyo ukora uri forced kuba nta wundi muntu wakurerera umwana uretse kumureresha ufite mu rugo akanya turi gushaka kumwita ndagera mu rugo hakeye nituvuga gucya bwije bibaye saa 4 umwana arajya ku ishuri saa 1 saa 3 ndasanga yaryamye sindi mukure mu bitotsi ariko hari weekend oya hari imiryango imwe tuzi iyi program ku buryo ushobora kumubwira uti ku cyumweru ndagushaka ku wa 4 se ndagushaka ku wa 6 se ndagushaka kakubwira ngo uwo munsi ni wa family bitewe nuko azi ko igihe cye atajya aboneka uwo munsi akawimana umuryango ukamwanga inshuti zikamwanga ariko azi ikintu arimo yubaka hari n'abatarakundaga gusenga ariko akavuga ati kubw'inyungu kubw'abana kugira ngo mbereke ko mu rusengero ari hazima nubwo nge ntabishoboye nzajya mbaherekeza mbajyaneyo dusengane uyu munsi dushobora kuba tutari ngombwa ngo tuvugane n'abana ntago ari ngombwa kuvugana n'abana ucaje kuko already ajya guhamagara Solomo yamubwiye finale y'urugendo ariko bigaragara ngo uyu mwana yabanaga nawe mu buzima bwa buri munsi Bibiliya iravuga ngo igihe cya Dawudi cyo gutanga cyenda gusura twebwe noneho wenda ntiturindire igihe cyo gutanga ibidutandukanye n'abana ni byinshi ngiye mu mission runaka mwana wanje b'umugabo take care urugero ngiye mu business gucuruza mu mahanga ariko ibi bintu ni mwebwe ndimo kubikorera ntumubura ubwenge ntumubura ubwenge ntumupfusha ubusa wenda ibi yabibwiraga n'umwana ukuze yego ariko uyu mwana ukuze nubwo yimubwira ariko nubwo yimubwiraga n'umwana ukuze yari afite ibyo yaramubwiye nanone akiri mutoya kuko biragaragara yiba mubwiye ngo jewe cyanejeje muri iri jambo n'uyu mwanya Dawudi yabonye havuge ngo ndashaje ibyo nakoze birahagije ndi umwami bazarya basigaze ibyo bazashaka bazakora ibintu narabibahigiye nibagende niba babyica babyice hari ababyeyi baje bavuga gutyo ibintu narabishaze sha niba mubyica mubyice no mubaho nakazi kandi let's be attention ugaragaze uzaba umugabo ugaragaze kuri umugabo ugaragaze nyamugabo ugaragaze kuri umugabo ababyeyi dukwiriye kuba hari ibintu ubwo mvuge ni Dawudi wavuze ariko wenda hari umwana udafite papa we hari n'umwana udafite mama we ariko ibyo ari byose hari ubupfura bwari wanyu hari umunyangamugayo iyo family yari ifite hari indangagaciro umubyeyi yagenderagamo uzaba umugabo abatoni nongeye gufata uyu mwanya mbashimira cyane by'umwihariko kandi nongera kubaha ikaze mu biganiro byacu benshi mutuzi kuri channel Pastor Abatoni TV ndetse iranakomeje ariko mu kiganiro cyitwa Another Side tugusabye kudufasha kubana natwe kandi tugusabye gukurikirana ibiganiro byacu tubaha ibiganiro guhera saa 3 za mu gitondo umunsi kundi kora comment duhe like ndetse kora subscribe Imana ibaduhera umugisha turabakunda shalom turabashuhuje suti zacu zakadasohoka aho muteraniye cyangwa aho muri hirya no hino mu migabane itandukanye mu Rwanda hano mu ntara zigize igihugu enye ndetse n'umujyi wa Kigali mwese tubahaye ikaze ndetse n'abanyarwanda batuye mu bihugu duhana imbibi mwese tubahaye ikaze kuri icano yacu cano yanyu mukunda kandi dukunda n'ibiganiro tunyuzaho buri munsi reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze kugubwa neza nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Pastor Fred Sabiti ubakunda kandi ubifuriza amahoro y'Imana nongera kubabwira ngo nongera kukwibutsa wowe utarakora subscribe wowe utakanda ku like nagusaba ngo
kanda subscribe ukomeze kudukurikirana ndetse una sharing ibiganiro byacu ubashe kubisangiza abandi kuko niby'ingenzi bifite ikintu birimo kugenda byubaka muri society bitewe n'ibyo tugenda twakira cyangwa se n'ubuhamya bw'abantu batandukanye twumva anytime. So rero tubahaye ikaze n'ibisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Abatoni tuguhaye ikaze cyane Pastor. Umeze neza? Nakomeye n'ukuri. Ni amahoro. Amahoro pe. Umeze mute ubuzima busanzwe umeze ute? Ya ndashima Imana meze neza kandi abandi mu mwanya mwiza wo. Ku ruhande tubona umeze neza. Hanyuma ku rundi ruhande. Ku rundi ruhande. Ku rundi ruhande another side I'm fine. Imeze neza rwose. Another side ni sawa. Ni naje kubwira abantu ko imeze neza. Aha rero turi kumwe na Pastor muko babwiye aje kutubwira another side. Ibiganiro bica kuri Another Side TV, mukande subscribe, mukande share, hanyuma ibintu bigende neza. Comment zanyu mutubwira courage, ese bitanabafasha mubona ari byo twarahindura. Ni uburenganzira bwanyu. Rwose we ta comment yawe iduha umurongo w'icyo turi bukore mu gukurikiraho. Hanyuma rero turaje nk'ibisanzwe nkuko maze kutumenyera, tuzanye iyi ngingo ivuga ngo uruhare rw'umubyeyi mu burere bw'umwana. Turimo kubona urubyiruko uyu munsi, turimo kubona abana bavuka, tukabona abana barakura, tukabona abana bararya, tukabona abana bariga amashuri ahenze, tukabona abana barimo gushaka, ababyeyi barimo kurwana babahigira ubumenyi, barabagwizamo ubumenyi. Ariko ikibazo kirabaza ngo ku rundi ruhande ruvuga ngo uburere bw'umwana, uruhare rw'umubyeyi, twabonye ababyeyi bafite uruhare rukomeye mu gushakira abana babo ubumenyi Pastor. Ariko turimo kwibaza ngo ko nta challenge turimo kubona ku ruhande rw'uburere. Nicyo kituzanye hano. Uruhare rw'umubyeyi mu burere bw'umwana n'ubuye. Tuguhaye ikaze. N'uruhe. Uruhare rw'umubyeyi mu burere bw'umwana n'uruhe. Ahubwo ngira ngo turabanza tunarebe ese ubundi umwana kuyibuhe burere. Yego. N'umubyeyi nanone yakwiye gutanga uruhe. Akwiziye inshingano. Turagisangira, njye nkunda kuvuga ngo turavugana nabo bumva urwo tuvuga, mvuze ngo turavugana n'isi kuko wenda bose ntibumva ikinyarwanda. Ariko turavugana nabumva urwo tuvuga. Ababyeyi mudukurikiranye rwose nongere nanjye nshimangira mu rya Pastor Fred, nukuri uruhare rwanyu mutugaragarize uruhare umubyeyi akwiriye kuba afite ku mikurire y'umwana we cyangwa ku burere bw'umwana we, ndetse n'abana uruhare bakwiriye kugira mu kumvira, ngira ngo mu kubana n'ababyeyi no mu kumvira ababyeyi n'uruhe. Yego. Dushashe inzobe aka kanya muri kiro kiganiro, ikigaragara nuko turimo kugenda tubona ko uburere bugenda butakara. Ariko turimo no kubona ko nanone muri uko gusenyuka k'uburere nangwa mu gusenyuka k'uburere k'uburere bwo niko gutakaza umuco. Biraza gusubira mu kubona ingaruka nyinshi mu miryango. Kuko aho uburere butari umuco urabura, kandi aho umuco utari uburere ntabuhari. Oya haba gusenyuka. Kuko njya ndebera ku mahame y'igihugu cyacu ukuntu bigisha indangagaciro z'igihugu, indangagaciro zacu. Umuco ni ikintu cy'ingenzi. Ibintu byose twubaka, mu byose igihugu cyubaka ntigishaka gutakaza umuco, kuko umuco ni utugira unique. Umuco uzana ubudasa. Ni nabwo ubuzima bw'igihugu. Turanawugurisha nibwo ubuzima bw'igihugu. Uri muri kimwe twakwita investments z'igihugu, muri kimwe kitwinjiriza. Nongere mvuge rero ngo n'umuryango aho umuco watakaye muri family mu muryango. Ubwo ni ukuvuga ngo turebye mu burere bwa wa mwana. Turebeye kure hazaza he. Ahazaza mu kubaka kwe, ahazaza muri office yakora, ahazaza mu mibanire ye n'abandi, ahazaza mu gihe hazaba ari libre, byanditse ngo afite freedom yo gukora ibyo ashaka, azabangamira benshi cyangwa azabangamirwa. Natabangama azabangamira abandi. Kuko biragoye umuntu udafite umuco kumuha ngo najere ibintu by'abandi.
biragoye umuntu udafite umuco kumugira umukazana mu rugo cyangwa kumugira umukwe mu rugo. Biragoye umuntu udafite umuco kumubita umutungo w'igihugu cyangwa n'umutungo wa rubanda. Turashaka kuvuga ngo ubumenyi buri imbere kuko niyo si turimo isi mu kirere. Turimo kwihutira guha abantu ubumenyi ariko turimo kwihutira kubwira abana kirazira. Ariko umuntu yakwibaza ngo iyo turi mu kiganiro kivuga ngo another side turabivuga nk'abashumba ariko turi n'ababyeyi. Ku rundi ruhande turaza no kubihuza n'ijambo ry'Imana. Ese mu ijambo ry'Imana hari aho bidusaba gutanga uburere? Ese hari aho bidusaba kugira inshingano nk'ababyeyi? Nawe ingaruka zirahari iyo umwana atabonye uburere bw'ababyeyi. Kamvuge ngo ugize amahirwe akagira ababyeyi bombi. Iyo mutagize uruhare kuri uwo mwana byanga bikunda ingaruka zibaho. Ziraboneka. Umuntu rero yakwibaza ngo Imana nibiguhaye kubyara kuki wakwanga kurera? No kuko nubundi no kurera niyo itureresha. Niduha ubushobozi, niduha imbaraga. Ariko kuri ngo wibaze uri umubyeyi aka kanya ufite abana nk'abanje ufite abana ku kigero runaka icyo waba ubagaburira ukuyeho materineri wamuhaye, segonderi wamuhaye, university wamuhaye, ikindi kintu waba ureresha umwana kizamuha kuba muri societe yejo wenda iri modern ariko nanone isigaye ari inyarwanda. Niki turakibazaho twese nk'ababyeyi. Urimo urambaza nyine urandeba utegereje igisubizo ariko nanjye ndimo kuvuga ngo icyo ufite kiduhe muri comment ukiduhe tubwire ngo abaye arije umwana wanjye namuforoma gutya na gutya. Dusubiye ku rufatiro nyarwanda cyangwa akatubwira ati giye umwana wanjye muforoma gutya na gutya kugira ngo afashe abandi bose bamukurikira. Dusubiye ku rufatiro twese tuzi ko twakuriye nta muntu wavutse ku giti. Ushobora kuba uyu munsi utagifite ababyeyi bombi ariko uri umuryango. Hari umuryango ariko imiryango ikinariho tubwo tuvuze muri generation wenda kamvuye ngo ibintu biragenda bicikira no guhera kuri twebwe kujyana hejuru. Ariko ndibuka kamvuye ngo ndibuka muri bwa burere wenda bwa kera butari muri modern. Icyambere ababyeyi basangiraga n'abana babo. Kamvuye ngo aho naho ikiganiro gitangira kuko buri ikiganiro cyambere cy'uburere bw'abana cyubakirwa ku meza. Eva uzubaha ikintu cyitwa meza. Ameza ni ikintu cy'ingenzi. Ameza umuntu arayategera akava hanze akaza kwicara ku kiganiro kuri table gusa kuganira n'umuntu mugenzi kugira ngo akaza ari ukuganira ariko agatwara igisubizo kizabyara amadovize n'amadolari. Pastor byo ubaha ameza. Umuntu nakubwira ngo uze uyu munsi turasangira ku meza y'uwanjye uzabyubaye. Ariko nanone uzaba tension kuko ayo meza ashobora kuyanduriraho. Iyo utayitwayeho neza uremera ko umuntu ashobora gutega akava mu kindi gihugu akabaza muri birthday y'umwana wawe yaje kwanduka. Ariko ikimuzanye si birthday, ikimuzanye niyo table value y'iyo table, agaciro kayo meza. Rero ikintu cya mbere cyapfuye ntaga ababyeyi kuri giye wariko kuko ndibuka ko kera ayo meza twayasangiriragaho twese. Baruriraga umubyeyi mukuru papa mama karurira n'abana kugeza no kugatoye. Uremera ko buri mwana baga afite n'inkongoro ye biki umuco kibaho. Buri mwana azi cyansi cyazi inkongoro ye katubuje ku gikombe cy'umunsi tasi. Ariko ukabona uko kwicara hasi bibiri bivuga ngo abana babazamera nk'uduti twaherayo turi mu kirambi. Uyu munsi tuvuge sari birambi ntago babizi ubwo ariko mu musaro ni saro. Ni saro. So communication ya mbere yabaga kuri table. Uremera ko uyu munsi umubyeyi ataha abana baryamye akagenda abana bagiye aho kuri iyo table niho papa yavugiraga abana, niho yaganiriraga, niho yabonaga umwana imico agaragaje. Uwariye nabi yaramubonaga, uwariye neza yaramubonaga, uwakoze nabi yabivugiraga aho imbere y'abagenzi be akamuhana akamubwira ati ntuzasubira gukoza amakosa. Uwinzererezi yabivugiraga ati wari wazerereye ibya hehe kwa runaka wajyaga gukora iki, ninde bagutumyeyo, uwo batumye agatinda byavugirwaga aho ngaho. Muri make iyo table yari ifite relationship nini hagati y'abana n'ababyeyi.
ubwo mvuze ibyari umuco kandi byatwubatse kuko ugiye wahona narahanezererwaga hari n'abana bakundaga gusigirwa na basi ndi muri abo nawe urumwana waryoherwaga ndi muri abo ngabo ndi muri abo papa yasigiraga ndetse yaba atanasigiye sinaryame nkababara uri murabyumva ariko ndi abana bitwaga amazina twatubyiniriro turatubyiniriro akaza ako nako nari ngafite ariko aninura ariko kakaba keza kagakereye indi atmosphere nziza so ndashaka kuvuga ngo ikintu cya mbere ameza yarabuze umubyeyi bitewe na modern world ariko n'inshingano zishyize abantu kuri pressure ubwo turacyabanza kuvuga aho ibintu byapfiriye kuko kuri ya meza hari communication hari kuganira uyu munsi hari gap hagati y'ababyeyi hari intera ni mbyita ngo hari icyuho ya mu kinyarwanda cyiza hari icyuho hagati y'ababyeyi n'abana icyuho kirimo guterwa n'iki kirimo guterwa na peer pressure ababyeyi bariho kirimo guterwa n'igihe turimo akazi nakavaho wenda afite n'imodoka yari driving harimo na jam mu muhanda hari bugerereye ku gihe harimo nuko abana bari bwige mu gitondo kare bazindutse bagomba kuryama kare harimo ko ubwo mvuge ngo ibyinshi bituma utaganira n'abana bawe birimo kutwiba uburere bw'abana ariko icyo nubwo kibaho sindatanga bundi igisubizo ariko mvuge ngo nubwo gihari ndacyavuga gap ihari urahari ariko ndahari cyane ndagukurikiranye cyane so aho hantu ngewe ndakibanda aha hantu ariko nubwo hahari turacyafite uruhare ntago ibihe byose tuba mu kazi pastor ndagira ngo twibuke ko igihe watwaye umwana ku ishuri uramushakira ejo hazaza ariko ntiwamubwiye ni nko guha umuntu office ariko utamubwiye ngo izinjirwamo n'abanyamahanga bitwarwa izagendwamo n'abantu bari different bafite different characters bafite ubuzo zitandukanye imico itandukanye wajera gute in general wajera gute bagushyiza aha hantu muri uyu muryango umeze gutya ku rundi ruhande uyu mwana wanze kwereka ibimukwiye muri iyo stage ariho y'ubuzima twibuke ko n'abana uyu munsi ubona umwana afatira hehe ibintu yangirikira hehe yego tugomba no kumenya ngo imikurire y'abana bacu ni hehe umwana apfira ni hehe umwana akurira so ushobora gusanga hantu yarakeneye gufata ibintu bikaba amarangamutima ye ariho hantu yaburiye umwanya wawe uranyumva so kakiri gato cyane byanashoboka ko ejo wagasubiraho ukabigarura ariko hari igihe ari bugere hari urwego ashikaho akaba atakibyakira nta kintu ushobora kumushyiramo ngo acyakire nta kintu n'umushyiremo ngo akore iki acyakire hahandi abanyarwanda bavuze ngo umuhana avayo n'umuhana ajyayo ikindi igiti kigororwa kikiri gito iyo kimaze gukura ugashaka kukigorora kiravunika ubu rero ibyo turimo dushyiramo bana ni bizagaragara bakuze ariko iyi stage yo hasi ntabwo babishyirwamo na mwarimu nitwe tubibashyiramo uruhare runini hari ukuntu umubyeyi akoresha imbaraga nyinshi agashakira umwana ibyo arya igihugu cyangwa se n'iterambere n'umuvuduko uri kuri speed nyinshi turimo kwirukanka turasiganwa n'igihe akavuga ati umwana wanjye ndamutegurira ibyo ibimutunga uko agomba kwiga yewe ndamutegura no muri ejo heza ndamuzigamira kugira ngo bizafashe iyindi time rero yo kwicara nawe apfa ko umwana yariye yanyweye yiga mu ishuri ryiza ibisigaye nta bindi umubyeyi akumva inshingano ze nizo ngizo ku bubu ndavuga ababyeyi bubu ariko pastor yes ubu niko bimeze ukareba ukabona ngo umwana uramumanageze umushakiye ibintu byiza iterambere uramushakira ubumenyi ukamushakira n'ibimutunga ariko ibisigaye nta time yabyo basa tukiri ku kibazo kivuga ngo birava hehe uburere buke bw'abana burava he inshingano z'ababyeyi nkeya cyangwa se wenda ni n'abana nabo barimo kudusarana
nari mvuze ngo icya mbere birapfira kuri table, icya kabiri birapfira kuri ku mismanagement yo kumenya stage ugaburiramo umwana ibintu biryari, kuko ibintu byose twarabikombinye, ibintu byose turaterura tukaruhayo. Niyo mpamvu abana barimo kurererwa kuri za social media. Uyu munsi wa none iyo wabuze ushyiraho TV irari kuri pressing, iyo wabuze umukozi ni ujyaho, ariko kuri ngo affection y'umubyeyi nurebe imyaka ngezemo ndacyayikeneye, kamvuge ngo amahirwe mfite genda cyafite mama, ariko nk'iyo nagize amahirwe yo kumusura iri affection ndayibona arayimpa, mba nyibona arayimpereza kandi nkabyiyumvamo. Ndashaka kuvuga rero ngo icyuho kiri hagati kudasangira n'abana nyine bibyara cya cyuho, nyine cyo cya cyuho cya kiganiro, uko murebana, uko muvugana, uko mucyaha, kuko aho naho umucyahira, aho naho umenyera amakosa iyo wasanze bakicaye bose, aho naho umenyera weakness zabaye. Ikindi ni ubwo ntago ndashaka kuvuga ku by'abana, wenda aho bigaragarira ndacyashaka kuvuga ku byacu. Noneho muri ikindi ni ugushira imbaraga mu kureresha abana bacu, kamvuge ngo kubareresha iri koranabuhanga. Yego, ikoranabuhanga riraturereye, ariko ribahaye ibizataninga baka kubica ku rundi ruhande, kuko ntabwo risimbura ijambo ryawe mukobwa wanje, muhungu wanje, baby, sheri, shushu, twatuntu. Aricara gusa kanure gusa, gira ngo ni nayo mpamvu imusibe usanga abana bacu bameze gutya, barabaye bikanje. Oya, si nibikanje, ntagonda bose bakora bameze gutya, ngo guhora hanze amaso kuri televiziyo. Guhora hanze amaso kuri abana bamwe bakuriyemo n'ubumuga, basanga umwana bamuteza umusego, umukozi yamuteza umusego. Mu by'ukuri twumva uri umubyeyi dukurikiranye, ntabwo ari ubushake bwawe, bitewe n'ibyo ukora uri forced kuba nta wundi muntu wakurerera umwana uretse kumureresha uwo ufite mu rugo. Jewe ndatanga urugero rumwe, hari umwana umwe nigeze kubona, yigeze kudusura kera, adusuye yari umukobwa, arya gake gashoboka, gake bigenda bikunda amazi ku kurya kandi unu cyane, ariko nza kumenya ko abiterwa nuko nta wamuteye peti, yakuze ababyeyi atababona kubera kakazi, yakuze yigaburira, yiyitaho. Ibyo byamuviriyemo kuba inyanda ihoraho no mu bukumi bwe, hahandi wibaza ngo no mu rugo rwe no kurya bizamugora. Noneho hari n'umukozi wa company runaka umukize kuri pressure, inzara yamwica kuko ntazi kurya, yabuze umugaburira, yabuze umubyinirira, yabuze ubimuha, nta peti yagize, yabiriye wenyine, byari biryoshye, mami ntiyari ahari, dadi ntiyari ahari, wenda ntituzi niba muri uruhande amagambo yamubwiraga. Iyi mibabaro yose irimo kugenda ibyara izi ngaruka turimo kubona. Nubona turimo kubura uburere, ntugire ngo suko abana bacu b'ikinyajana bavuka mu maraso mabi, ariko barimo kubura igikorifyinga ubumuntu muri bo, barimo kubura ikire mu bumuntu muri bo. Cya gitsure ntago kigihari. Uyu munsi noneho hariho n'itegeko nyango ryo kudahana umwana, ariko ndibwira ko abantu barimo kurifata nabi. Gutegura umwana wawe umushyira mu cyiza, ndibwira no kumuhanira mu bugome biratandukanye, kugira ngo biratandukanye. Kuko uhanira umwana ikosa utamuhana, kuko ngira ngo nabango inkoni ivuna igufwa, nivura ingeso. Ngira ngo kubuza abana gukubita ntago bisobanuye kutariho umwana uburere bumukwiriye. Ngira ngo wenda unyunganire, ariko muri ibyo mvuze kuri jewe wenda n'ibindi biraza kuza ni na byinshi, ariko cyane ndashaka kuza kuvuga ku ngaruka turimo guhura nazo. Urakoze. Ingaruka zabyo. Icyo turimo kubona ngize icyo mvugaho cyane gikomeye, uyu munsi wa none ababyeyi dufite uruhare rukomeye rwo kuba abana bacu barimo kugenda barohama. Gute?
hari ibyo dushaka kurera abana, turashaka kurera abana gisirimu kitari mu muco, reka mbyite igisirimu ubwo reka mbibatize gutyo. Bivuze mu rindi zina wenda naba mfite ibyo mbangamira. Pastor Frere, hari akantu nibutse nongere ku point ntarayibagirwa mu kanya nayibwe. Dufite n'ababyeyi batagishaka kuruha. Aho niho nenda kugenda nyine. Iyo ni point imwe, batagishaka kuruha. Kandi ntamenye ko kuruha aruhana n'umwana nibyo byibaka mu mwana, mama papa nibyo bimwibutsa ko kuruhana, mama yaranduhiye, papa yaranduhiye, abantu barimo kurera batinya kuruha. Reka nenda ko ni hari urugero nenda kuza gutanga rujyanye n'ibyo kuruha. Uyu munsi wa none impamvu umwana arimo gufata icyemezo akica umubyeyi we, cyangwa umubyeyi agafata icyemezo akica umwana, nuko nta n'umwe waruhiye undi. Ikibazo gihari uyu munsi, turi mu by'iterambere ni ryiza, turi mu ikoranabuhanga ni ryiza, turi mu bintu bijyanye n'ibyo ngibyo nabyo ni byiza. Ibyo turi mu munsi kwigisha umwana mu mashuri ahenze ni byiza. Uriya mwana ari ku mashuri aramara igihembwe kingana n'amezi 3 ari imbere y'umwarimu. Uwo mwarimu rimwe na rimwe dufite n'ibigo biriho abantu bigisha abanyamahanga, ituze uburere bwabo. Icyo tuzi cyo nuko baha abana bacu ubumenyi bakavuga icyongereza. Ariko nyuma y'icyo cyongereza bavuga, nyuma y'iryo koranabuhanga bakora, ntabwo tuzi muri cya gihe cyo gutinda no kwikubana, ntabwo tuzi icyo wa muntu amwigisha, dore ko dahuze n'umuco. Kabiri, n'abandi bavuga ururimi nk'urwo tuvuga bashobora gutanga ubwo burere cyangwa se bakagira n'uwo muco, usanga nawe batawuzi bitewe n'imyaka bafite. Ugasanga ari kuri pressure yo guha umwana ubumenyi, ariko atari kuri pressure yo guha umwana uburere. Icyo twemera uyu munsi wa none, Pastor Batoni, urabyara umwana afite imyaka 2 cyangwa se umwaka n'amezi 8, ugaterura ukamutwara mu kigo gishinzwe kubarera, kuko we natari mufite. Umwana akicarayo, ukajya utuma umukozi nimugoroba kujya kumuzana. Ubwo ni ku muntu wifite uri ku rwego rwo hejuru. Hariho abandi rero basanzwe bari mu cyiciro kiri hagati na hagati, bafite abakozi mu rugo. Abyuka mu gitondo akazinduka agasigira umukozi umwana, akajya mu kazi. Umwana niwe uri bukarabisha umwana, wa mukozi niwe ukarabisha umwana, niwe umugaburira, niwe umutegurira. Yabikora nabi, yabikora neza, wa mukozi wa mwana arareba umukozi niwe batindana, kuko niwe arimo kugenda yumva. Naba umukozi mwiza uzasanga adashaka kwikoza nyina, ahubwo yarahinduye umukozi, yaramuhinduye umubyeyi ko babona hafi. Wa mukozi nataba mwiza, ni wa uzasanga ababyeyi bitona akavanga abakozi babaye babi, batwiciye abana. Ariko yamwishe kubera iki? Wafashe umwana uramujugunya, umujugunyira umukozi. N'igihe uhari uvuye mu kazi uraje, mu mwanya wo gutina na wa mwana ugiye kuri WhatsApp, ugiye kuri telefone, ugiye mu WhatsApp, ugiye muri TikTok, ugiye mu tuntu twose, ubaye muri ubwo buzima. Wa mwana nta jambo ry'umubyeyi yumva, nta gitsuri cy'umubyeyi yumva. Igihe kimwe umwana umwe yari muto ariko azi ubwenge, yaje gucaringinga nyina. Nyina yajyaga ajya kugenda akajya mu store agakura ibyo guteka akabisigira umukozi, store akayikinga, icyumba akagikinga. Kuko atarizeye umukozi, agaterura televiziyo iri muri salo akayitwara mu cyumba akayikingira. None buri kintu cyose yaje agafata ibaga, agafata telefone y'akaca akagenda agasigira umwana umukozi. Yahishe TV.
noneho umwana aza kwicara karakana gahise nk'imyaka nk'umunani nk'icumi gutyo aza kubaza nyina aramaze atari koma bicaye urumva aramufatiraniye aho ngaho amaze ati ma ati mu buzima bwawe ni ikihe kintu gifite agaciro mu buzima bwawe ni iki kintu cy'ingenzi gifite agaciro kuri wowe ubona ukavuga uti ikintu cy'agaciro kuri iki ati mwana wanjye ati nta kindetse jewe ati arabaza ati ma urambwiza ukuri ni jewe nyina ati nukuri mwana wanjye no ati se ma iyo ugiye kugenda kuki ukinga store y'ibyo kurya nyina ati mba nashaka ko umukozi abyangiza abisesagura ati se ma iyo ugiye kugenda kukinga icyumba cyawe ati mwana njye naguma ashaka umukozi avogera iki icyumba cyawe ati se ma iyo ugiye kugenda kudutwara televiziyo ukayikingirana umubyeyi ati umukozi ntabwo namwizera yanegurisha ati ma ati kigaragara ibifite agaciro nibyo urimo umukozi none se giye gira n'agaciro kandi ukashyize umukozi kandi umukozi utamwizera yiba umukozi utamwizeye ku store kuki ari giye umusigira noneho kandi akaba ari ikintu cy'agaciro kuri wowe kuki aho reka mveyo icyo nenda kuvuga ni iki rero ababyeyi uyu munsi wa none ndacyari ku babyeyi nani batakaje baroroheje bararegeje ntago bagishaka gukora inshingano zabo twabyita hari ibintu bibiri biba mu rugo kandi byose bikonsoma hari umwana uri mu rugo hari ibyo akonsoma hari n'itungo riri mu rugo naryo rifite icyo rikonsoma ryaba iyonka ryaba iyombwa byaba inkoko byaba ikibiri itungo ryose ubundi hari amagambo abiri avugwa atandukanye hari ijambo ryitwa korora akaba n'ijambo ryitwa kurera nyamara bya bintu byombi nk'uko byitwa ibintu bitandukanye ariko birakonsoma byose iyo bavuze rero ijambo rivuga ngo ririya tungo umuntu araryoroye hanyuma umwana umuntu aramurera kuki byose bitororwa uyu munsi turorora ntabwo turera uyu munsi iyo ugiye kureba rero usanga ahanini turimo korora tutarimo kurera twaba ari abana twabyaye byaba ari ayo matungo tuyafata igihe kimwe ahubwo usanga akenshi ubwenge bwacu bwirukanyira kureba amatungo kuko tuyatezemo umusaruro w'ibigurishwa ejo ariko twarebye uruhande rw'ibyo tutakwiriye gukora batwishyire mutwe ntabwo ibyo tutarimo gukora kwivuga ariko ibyo turimo gushaka hose tuhakubite twarebe ibyo turimo kuvuga aka kanya turimo kubihuza n'igihe cya kera cyanashobokaga yego ariko noneho tubivugira mu gihe cy'uyu munsi umubyeyi utwumva yarabuze umwanya uhumeka uyu munsi afite na rwa rukundo rwa wa mwana ashaka no kumuha yakeya akaba yaribuze uyu munsi rero aramutse akumvishije yafashwe iki uyu munsi jewe rero sindi buvuge ku ruhare rw'umwana kuko umwana inka ikamwa uko yarishije umwana atanga ibyo wamuhaye kera uyu munsi twibaza umwana ibyo utegeze umuha wibaza umwana wawe akora ibyo utamwigishije ibyo utamuhaye wiba umukeneramo niyo mpamvu uyu munsi igenda ari bujye ku ruhande rw'umwana ubwo tuvuge ngo uyu munsi wa none uko umwana ameze uko ameze nuko wamutubo nuko ni urufatiro Salomo yavuze ngo iki muri Bibiliya yaravuze ngo toza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto azarinda asaza atarayivamo uyu munsi banazira twashyizeho z'abana bacu aho bagomba kunyura turashaka ko bazirota bakuze so bivuga ngo nta comment nimwe ufite ku mwana nayo umwana uwari icyo umwana ari ni urufatiro rw'icyo uyu munsi wa none ni nko kuvuga ngo kubona isaka ryeze muri bukomentinge ku masaka niba yeze nabi niba yeze neza biraterwa n'ikirere yiba uyu munsi wa none
jewe Fred ndi bugende nkajya kurara mu kabari nkataha bukeye mfite umwana mu rugo sinamwicaje arabona satashye bukeye urabyumva jewe ejo nzabuza umwana wo pastor reka rero aho nanjye sindi bwemeranywe nawe hari n'umwana ushobora kubyuka akanywa atarabonanye sinzoga atarabonanye mubwira abikura yabikuye he mubwira abikura abikura ahantu wamusunikiye akagenda akajya yukanirwa kumukurikiranirayo aho wamushyize agiye kwiga ubumenyi niho yabikuye nyamara icyo ukwiriye n'iki yiba agiye kwiga ubumenyi hariya naveyo ugira umwanya wo kuburasinga bwa bumenyi yahawe unacukumbure unakurikiranye muri bwa bumenyi inyuma ya bwa bumenyi n'iki kindazanye urumva impamvu abinyweye utarabinyweye impamvu akora ibyo utakoze hari aho yabikuye niho wagomba kurwana kurera ubundi n'iki nagurera mu rugo si ukurera mu rugo gusa kurikirana naho ari no kujyana nawe gendana nawe ashikaye ukurikirana n'abamukurikirana ugarukane nawe nahashika umwicaze mubwire ngo mwana wanjye iwacu tubigira gutya iwanjye bigenda gutya hari yakurayo ubumenyi kurayo icyongereza cyinshi kure kumenya computer kure kumenya imibare gutanya no gukuramo no kugabanya ariko ibisigaye ubwo bigarutse nyango kuri ya meza twavuga bigarutse muri ya communication yo kumeza haba umwanya wa communication habe miscommunication yego aho niho bigarutse hari n'imvugo ivuga ngo abana b'iki gihe ibintu byose barabizi ugize neza babimenya bate babimenye ryari birababaje kuba bana bazi ibyo bintu we mu byo utabizi ko babizi utazi naho babikuye icyo nicyo cyabaye cyakabari ikibazo nabwo kwiye kwisha muri society y'abantu mugani uvuge ngo abana bubu ngo hari ibintu umwana wanjye azi nazi umwana w'imyaka 10-15 ni gutamenya ibintu utazi bitari byiza ukabyishimira yanabimenya ibyo utazi yabimenya ariko noneho wabimenya gute ko yabimenya bica gihe wamwegeye wabihandura ute harakano narimbajije ngo dusubize ikibazo cya community wenda irimo kudukurikirana irimo kuvuga ngo wenda ushobora ati iyo wivugira pastor wenda uyu munsi wowe wenda uri privé wenda na pastor wenda umuvugana arikoresha uri total urakoreshwa ntuhumeka akazi bitewe n'akazi ari abantu bakora ahantu pastor bayanegekaye ariko kuri ngo uburyo bwose waba wanegekaye uburyo bwose waba wacishijwe bugufi uburyo bwose waba wakoze sigaza akanya turi gushaka kumwita ndagera mu rugo hakeye nituvuga gucya bwije bibaye saa 4 umwana arajya ku ishuri saa 1 saa 3 ndasanga yaryamye sindi mukure mu bitotsi ariko hari weekend oya hari imiryango imwe tuzi iyi program ku buryo ushobora kumubwira uti ku cyumweru ndagushaka kuwa 4 se ndagushaka kuwa 6 se ndagushaka kakubwira ngo uwo munsi ni wa family bitewe nuko azi ko igihe cye atajya aboneka uwo munsi akawimana umuryango ukamwanga inshuti zikamwanga ariko azi ikintu arimo yubaka hari n'abatarakundaga gusenga ariko akavuga ati kubw'inyungu kubw'abana kugira ngo mbereke ko mu rusengero ari hazima nubwo nge ntabishoboye nzajya mbaherekeza mbajyane yo dusengane so tujyana gusenga akabikora intentionally kugira ngo abana barebe icyo akora atari kuvuga ngo wenda hari n'icyo nahakura kubera kuba ku muryango so turatanga igisubizo kuri iki tuvuga ngo ntago wakwemeza Imana yaguhaye akazi nta nubwo wakwemeza society turimo ngo kuba uyu munsi wa none uburira umwanya wawe urabiterwa n'akazi n'ubuzima umushakira kuko niba turimo gushaka ubuzima tugasanga ibirura byabatwaye twaba turihira ubusa kandi umwanya w'umwana ntago ari byinshi wamugaburiye nikora ndebe iyi kora ndebe rero hari ikindi cyuho gihari cyo kuba abagabo bumva ko abagore ari bo barira uruhare rwabo ari ubuhaha uruhare rwabo ari minirivare uruhare rwabo ari ukubaka iyo nzu mukayibamo ibindi byose bireba mama umunsi ko sigaye mbona abagore bo basigaye bataha nyuma y'abandi bose bakora ubwo nyine tubigarukeho nabyo ubwo nivuga ku mugabo uvuge ku mugore ubwo
ko mbona abagore basigaye bafite inshingano ziremereye kuruta iz'abagabo bakaba bakora inshingano zirimo kuremera ntago baratakaza cyane ntago barigirayo cyane simbivugiye wenda ngo ibyuzuye wowe urabizi ariko ndashaka kuvuga ngo uyu munsi wa none muri kamere y'abagabo tubwize abantu kuri mu buryo bw'inshingano zo mu rugo ababyeyi bombi bigirayo barongera bigirayo mu nshingano icyo bakora ni uguhiga ariko kurera nako umubare mwinshi niyo mpamvu uzasanga ariko pastor jewe sinibwemeranywe nawe niyo mpamvu uzasanga uyu munsi wa none usange umwana hanze aritwara uko atari wowe ushobora kumbwira urazana ijambo rivuga ngo ese imyitwarire y'abana bayigira ku babyeyi ntabwo bayigira ku babyeyi ariko ababyeyi babahaye umwanya igitsure cyarabuze babaha umwanya wo kugira ibindi umwana natakwigiraho afite undi ari bwigireho ubwo harimo n'ikindi kiganiro tuzakoranya ngo kivuga ngo kuki abana bacu bumvira abantu bo hanze kuko bumvira ababyeyi why kuki amarangamutima yabo bayarekura hanze ntibayerekure hano nuko ari bo bahigiye tension babaha umwanya abo ngabo babaha umwanya kandi babaha umwanya kubera iki impamvu babaha umwanya amuha umwanya nuko hari ibyo akeneye kumubibamo noneho giye umwana ajya kuko numva ngo umuntu wese uri buguhindure aguha umwanya umuntu wese uri bugutware aguha umwanya iyo agukeneye aguhigiye iyo afite icyo agukeneye aguhigiye so isi irimo guhigiye abana nayo mpamvu buri munsi rero ukora ibintu bishe amasoftware amashyashya ku mbuga nkoranyambaga ibintu birangaza ibintu bitwara imitima ibintu nyine batarimo kubona iwabo ni umukristo uzafata umwana umwicaze yavukiye mu rusengero arukuriramo arubamo ariko uzamubwira kuririmbira indirimbo zizo kuramya Imana nibura 10 yongera kuririmbira indirimbo zisanzwe 10 kuvuze nyinshi yereka wenda reka afate uko yari umwana wavukiyemo akabikuriramo akaba no muri Sunday school akajya hanyuma mubwira kuririmbira nizo hanze hanyuma umubwira uti nshakira 10 zo hanze zisanzwe izo hanze zazitondagura hatabuze na kamwe yewe atazi n'ururimi azi aririmba ikindi kiri urundi rurimi rwo ziririmbyemo atanaruzi neza ariko izisanzwe izo akaba aririmba kuko nuwo mwanya yabonye uyu munsi muri make turi kuri competition ikomeye yo gushaka natwe ubwacu ababyeyi competition ababyeyi bariho gushaka kumera neza twirengagije ko umuryango ari ugombye kumera neza ubundi kuri ruhande ukanibwira ngo nimera neza family zanira neza ariko ukazajya gushaka wa muryango ukawubura washakiraga kumera neza kuko utigeze ubona umwanya wawo kutigeze ukomenika nawo kuko habaye icyuho kuko n'ubunebwe navuze n'ubwoba bwo gutinya kurira burahari umuntu agatinya bo abana baravuna babashakira umukozi azabari kinibaza ibi sinabishobora ugasanga umuntu afite nk'abakozi 3 hari ikintu kimwe nibaza kinakomeye which is good ku bushobozi bwawe ariko nanone hari umuntu utakwiriye gukora ku marangamutima y'umwana wawe hari ikindi kintu njya nibaza umuntu itora akavuga ngo reka ngo ngomba kubyara abashoboye kurera ariko nawe bake abashoboye uvuga yuko wibeshya ko ushoboye kubagaburira ariko nushoboye kubara kurera ko ni n'Imana iturerera natureresha ariko provision nangwa ubugabirizi bwose iduha dukwiriye kumenya agaciro kabwo naho tubushyira hari ijambo nasomye mu bami ba mbere ibice 2 guhera ku murongo waho ngira ngo wa mbere abami ba mbere nararisomye numva mfashweho bitewe n'uwo bivuze n'uwo yabibwiraga abami ba mbere igice cya 2 umurongo waho wa mbere abami ba mbere kadusome igice cya 2 umurongo hera ku murongo waho wa mbere aravuga ngo Dawidi aragasalomo maze aratanga maze aratanga igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora yihanangiriza umuhungu we Salomo aramubwira ati ubu ndagiye nuko abisi bose bagenda nuko komera ugaragaze ko uri umugabo nushaka uburekeye ndashaka wenda kumva ku kantu gusa
Dawudi yarindiwe kwanza. Dawudi yari umwami. Turashaka kuvuga kuri za nshingano nyinshi dufite. Dawudi nubwo yari umwami yabonye umwanya wo kuganira na Salomo. Yabonye umwanya wo kuvugana na Solomon politically, tunakurikiye hepfo ibintu yamubwiye. We yamubwiraga nyine muri kariya y'akazi ke. Yamubwiye abanzi be, yamubwiye inshuti ze, yamubwiye abazirinda, yamubwiye kirazira ye yibwa, yamubwiye ibyo akwiriye kwirinda. Yamubwiye babamubangamiye, yamubwiye n'abamufashe neza. Hari nawe nageze ndanezerwa aramubwira ngo abantu bazabure ku meza yawe kuko bangiriye neza mu gihe cyari gikomeye. Ariko narageraho aravuga ngo yenda gusaza. Uyu munsi dushobora kuba tutari ngombwa ngo tuvugane n'abana. Ntabwo ari ngombwa kuvugana n'abana ucari. Kuko already ajya guhamagara Salomo. Yamubwiye finale y'urugendo. Ariko bigaragara ngo uyu mwana yabanaga nawe mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya iravuga ngo igihe cya Dawudi cyo gutanga cyenda gusohora. Twebwe noneho wenda ntiturindire igihe cyo gutanga, ibidutandukanye n'abana ni byinshi. Ngiye mu mission runaka mwana wanjye b'umugabo. Take care. Urugero. Ngiye mu business gucuruza mu mahanga. Ariko ibi bintu ni mwebwe ndimo kubikorera. Ntimubura ubwenge. Ntimubura ubwenge. Ntimupfusha ubusa. Wenda ibi yabibwiraga n'umwana ukuze. Yego. Ariko uyu mwana ukuze nubwo yimubwira. Ariko nubwo yimubwiraga ari umwana ukuze. Yari afite ibyo yaramubwiye nanone akiri mutoya. Kuko biragaragara yibamubwiye ngo Jewe cyanejeje muri iri jambo n'uyu mwanya Dawudi yabonye. Havuge ngo ndashaje ibyo nakoze birahagije ndi umwami bazarya basigaze ibyo bazashaka bazakora ibintu narabibahigiye nibagende niba babyica babyice. Hari ababyeyi baje bavuga gutyo ibintu narabishaze sha niba mubyica mubyice niba mubaho nakazi kanyu. Let's be attention. Ugaragaze uzaba umugabo, ugaragaze kuri umugabo, ugaragaze nyamugabo, ugaragaze kuri umugabo. Ababyeyi dukwiriye kuba hari ibintu ubwo mvuge ni Dawudi wavuze, ariko wenda hari umwana udafite papa we, hari n'umwana udafite mama we. Ariko ibyo ari byose hari ubupfura bwari wanyu, hari umunyangamugayo iyo family yari ifite, hari indangagaciro umubyeyi yagenderagamo. Uzaba umugabo urunda rundi, uzaba umugabo ubigarure, uzaba umugabo ntibice mu myanya y'intoki, uzaba umugabo Satani ntabikwangirizemo. Kuko uyu munsi umwana aho byinshi bigera niho barushaho kwangirika. Nabyo warabibonye. Ubwinshi bw'ibintu abantu batunze nibo bwinshi bw'abana bwangiritse. Abana barimo kwangirika. Ariko ngira ngo harabura akakantu. Kuko ukomeje hepfo irambwiye ngo ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe no kurerera hanze y'umurongo w'Imana, no kurerera hanze y'ubushake bw'Uwiteka. Bya bindi nabyo wenda tuzavugaho bivuga ngo mbese Imana irakwiye nangwa umutambyi arakwiye, agaciro k'Imana, direction. Ntuzibagirwe ko iyi provision ni Imana yaduhaye amaboko. Bigasubira muri rya jambo mu Gutegeka kwa 2 rivuga ngo nikomeza niha amaboko yacu kuronka ibyo dufite. Uzaba umugabo ariko mukuba umugabo ntuzigize y'Imana. Kuko mu bintu byose Imana izagukomereza, izakomeza isezerano ryose yansezerano. Ariko buriya uzi ikintu hari Dawidi yarakoze, ni ukuvuga ko yarabizi kagiye nkuko abisi bagenda. Yego. Yarafashe umwana we amuvana mu biganza bye amutereka mu bindi biganza by'undi mubyeyi. Ni ukuvuga ngo Salomo ko yajyaga agira umwanya wo gutega amatwi se. Ise ntabwo aragihari. Salomo nyine uko atega amatwi Dawidi. Dawidi ntabwo aragihari. Hanyuma Dawidi aravuga tuzagerageze kugitega amatwi wumvire. Kandi wumvire. Ni ukuvuga ngo amutereye mu biganza bye kuko abizi kandi agiharagiye. Amuteretse mu biganza. Dore umubyeyi wundi mfite nyuma yanjye wabanye nanjye ni data ni Kristo ni Imana ni Uwiteka. Bari gutega amatwi. Tunabwira abantu badukurikiranye pastor, mu byo dukora byose birakwiye ko twiga no kurerera abana bacu mu Mana. Yego. Ubumenyi tubaha, ishusho tubaha, uburere tubaha, umuco tubakomerezamo, birakwiye kusoza ubwira umwana ngo uzubaha Uwiteka. Bisoza ubwira umwana ngo mwana wanjye binabashije kubikora mu muruho mwinshi cyangwa nabikoze mu gihe cyiza cyangwa mu gihe kibi, uzaba umugabo, uzaba umukobwa mwiza,
uzabe inyangamugayo, uzabe, ariko hejuru y'ibyo uzabashishwa no gushyira Imana imbere. Pastor, ibintu byose turimo kubona bikorwa birimo kubahuka umugambi w'Imana. Ibyo nabyo biva mu kuvuga ngo nubwo twahaye abana ubumenyi, twahaye abana kubaha Imana. Yego. Twese tunongeraho kuvuga ngo waba waranabikoze ariko Satani araganje peer pressure iri hanze ahangaha. External iby'abana barimo gushaka. Binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ariko ntituri bureke kubivuga. Niyo mpamvu twakoze iki kiganiro. Tubabwire ngo ibyo turimo guha abana byose Kristo avuyemo ejo bifite ingaruka. Ibintu bibiri, ibyo twakora byose tudahaye abana bacu igihe. Icya kabiri, ibyo twakora byose tutabashyize mu biganza by'Uwiteka. Turimo kuruha, tuzikanga twikorera amaboko, tuzamera nka bya bihugu bimwe babyara abana bakabatwara mu bigo bibarera, abana b'ababyeyi bamara gusaza n'abana nabo bakabatwara mu bigo bibarera. Niko bimeze. Iko bimeze. Kuko wowe ukibyara umwana we nta time wari umufitiye yo kumwita, wamutwaraga mu kigo kimurera. Nawe nukura umubyeyi amaze gukura, umwana we yakuze, gutwara mu kigo kikurera nawe yo gutwara. Ibyo dukora turimo kubyita iterambere, nibyo ni naho isi irimo kutuganisha. Ariko kuri ngo reka twite no ku marangamutima n'amarangamutima. Pastor, dutware tugende n'iterambere nibyo, ariko duca umuryango. Murakoze cyane. Tuzagaruka nta kintu twagisoza none ahangaha, ariko reka mbabwire mbaho umurongo mwiza. Tuzagaruka kuri iyo topiki bitewe na komenti mwaduhaye. Uburyo muzabi bitekerezo tuzagaruka, kuko cyane twibanze ku babyeyi kandi ntabwo twinjiye muri deep, ariko kuba ntabwo tuvuzeho. Murakoze cyane. Iyi ni episode ya mbere, ubwo naho butaha reka tubashimire. Mwari kumwe na Pastor Batoni, hanyuma nanjye Pastor Fred. Reka mbabwire ngo ibiganiro nakagaruka. Murakoze. Imana ibaduhere umugisha. Shalom.